Mwiriwe neza rero ndongeye ndagarutse tugiye kongera kwigana isomo ry'ikinyarwanda kuri YouTube yacu Menya Vuba Ikinyarwanda. Murabizi rero ndabakunda cyane, tugenda twigana amasomo atandukanye, tunarengeho rero tunacishemo twige n'ubuvanganzo, twigemo n'ibindi imivugirwa nk'uko nabibabwiye. Se ni gute naganira n'undi muntu, ni gute namusubiza, ese n'ururimi dukoresha. Hano rero nta kintu na kimwe kitahanyura cyerekeye ururimi rw'ikinyarwanda. Ubu rero tugiye kwirebera icyo bita ubuvanganzo. Tugiye kureba ubuvanganzo ni iki, ese ko iki bwitwa iryo zina koko. Turebe ibice bigize ubuvanganzo, turebe nitumara kubireba tubisesengure, turebe ubuvanganzo harimo iki, muri ibyo bice se higanjemo iki. Icya mbere cyo nabashishikariza nuko nyine mwakora subscribe, like, share na comment kugira ngo nyine ikiganiro cyose nkizeho, isomo ryose nkizeho hano buri muntu wese abe yagira yaribona kandi abizikarengera akamaro. Nanjye mu bikoze mumfashije mbona cyane nka comment, ndavuga ati ese ni iki nakora, ni iki bakeneye. Ubu rero n'intabatindiye tugiye kwirebera koko icyo bita ubuvanganzo ni iki. Muri make rero turebe se ubuvanganzo ubundi ni ijambo rimeze gute. Ubundi ubuvanganzo ni izina ry'urusobe. Izina ry'urusobe ni izina, mpereye ku gisobanuro cy'izina ry'urusobe, nuko izina ry'urusobe ni izina ritandukanye n'izina nyakimwe. Ni izina rifite uturemajambo turenze utw'izina nyakimwe. Izina nyakimwe ni izina rimwe. Iri ngiri rero rigira uturemajambo turenze utw'uturemajambo dusanzwe tw'izina nyakimwe. Aho rishobora kugira indome ebyiri, kagira indanganteko ebyiri, kagira n'ibicumbi bibiri. Aha rero tugiye kwirebera ubuvanganzo naryo ni izina ry'urusobe koko. Ubundi ubuvanganzo rifite amagambo abiri nk'uko nabivugaga, rifite inshinga kuva ndetse n'icyo bita izina inganzo. Ubundi kuva ni ukuva ahantu ujya ahandi. Hari aho wari uri urahavuye, none ugiye kugira ute kujya ahandi. Noneho inganzo ndabisobanura mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi inganzo ahantu bakura umucanga, hari naho hitwa inganzo. Ahantu bacukura umusenyi runaka niyo atari umucanga, naho ni inganzo. Noneho ahantu ababumbyi babumbiraga barimo babumba ibijyanye na, tuvuge barimo babumba zino inkono z'intuza z'amabumba zino batekeramo ibibindi, ibyo byose aho babumbiraga, aho hantu babumbiraga niho yitwaga inganzo. Iyo yabaga ari kubumba, umubumbyi yamara kubumba akavayo, ibyo abumbye akabikurayo, akabizana akabimurika, urabona ko kera mu Cyongereza habaga icyitwa barter trade. Ntabwo habagaho amafaranga ngo umuntu aba yatanga amafaranga yaje ejo bundi. Ntabwo nyine amafaranga ari aya kera, cyane kuruta nyine ibi byo kubumba, kuruta nyine ubucuruzi bwabayeho bwa barter trade mu Cyongereza. Aho bazanaga, yabaga yaza akaguha intuza, akaba yaguha inkono, noneho ukamuguranira icyo ufite. Tuvuge niba kuzaniye inkono ifite mukayibara bwo batenda ihwanye n'igitebo cy'ibijumba n'urugero, akaba yaguha iyo nkono ukamuha igitebo cy'ibijumba. Niba kuzaniye ikibindi yabumbye, ukaba watenda iki kibindi gihwanye n'ibitebo bibiri by'ibijumba, cyangwa se bihwanye n'ikibo kimwe cy'ibishyimbo. Iyo mibare rero ubucuruzi habagaho ingurane. Noneho iyo umubumbyi yavagayo, ahantu yavaga avuye hitwaga inganzo. Aha rero mu buvanganzo hano tureba icyo twakwita nk'abahanzi. Abahanzi cyangwa abasizi, abahanzi b'icyo gihe, abasizi
iyo bagendaga aho bahangiraga, aho niho hitwaga inganzo, bakagenda bagakora imivugo yabo, bagakora ibisigo byabo, bagahimba amagorane, bagahimba amashumba, byose byo bagendaga bahimba ibyo byose bagendaga bahimba byose nibyo. Aho bamaraga guhimba ibinuza ibihangano byabo bimaje kugwira, amaje kubifata mu mutwe, amaje kubyegeranya, yamara kubifata mu mutwe, uwamubonaga yavugaga ati uyu muntu avuye he? Avuye mu nganzo. Yego, bitewe n'ahabaga inganzo ahariho. Ubwo rero tumaze kubona igisobanuro ubuvanganzo ko tubonye harimo ibice bibiri, tugiye kwirebera ese ubuvanganzo bwo bumeze bute. Turi kureba inkomoko y'ubuvanganzo, ijambo ubuvanganzo. Rero ubundi ubuvanganzo ni igihangano kiri mu mvugo cyangwa se mu nyandiko, gifite icyo kivuga, noneho kandi gifite ubwiza n'ubuhanga bw'imikoreshereze y'ururimi. Ubwo rero byumvikana neza, ubuvanganzo ni igihangano gifite icyo kivuga. Ntabwo bibaho ngo umuntu avuge, kiba gifite icyo kivuga. Tuvuga niba ubuvanganzo buri ku ndirimbo, ubwo ni igihangano cy'indirimbo. Niba ari ubuvanganzo bushingiye ku muvugo, ubu ni igihangano gishingiye ku mivugo, gifite icyo kivuga, kirimo ubuhanga ndetse n'imikoreshereze y'ururimi. Ni nayo mpamvu rero mu buvanganzo tugiramo amoko agera muri abiri, cyangwa se icyo twakwita uko bugabanyijemo ibice bingahe? Bibiri. Tugira rero ubuvanganzo nyemvugo, tukagira n'ubuvanganzo inyandiko. Aho nizera ko turi kujyana. Tugiye kureba ubuvanganzo nyemvugo buteye gute, ndetse n'ubuvanganzo nyandiko bwo buteye gute. Twiza cyane rero ubuvanganzo nyemvugo ni iki? Ni ibyahanzwe n'abantu ba kera, bakabihimba babifata mu mutwe, noneho bamara kubifata mu mutwe bakagenda babishyikiriza abo mu gihe cyabo, bakajya babibabwira abo mu gihe kizaza, noneho bakajya babikora kugira ngo bizihirize mu bitaramo, mu gihe nyine mu bitaramo, mu gihe cy'ubukwe. Noneho bamara kubihimba bakagenda babihererekanya. Tuvuge niba babihanze ari ubunyemvugo bakavuga, noneho ibyo bintu bahanze barabikoreshaga mu birori, mu gihe cyo kwerekana abageni, mu gihe cyo n'ahandi hose, noneho bakabifata mu mutwe. Ababihimbaga bakabifata mu mutwe, noneho icyo gihe nta nyandiko zabagaho ngo bandi babyandika ngo bazongere babisome, bakagenda babishyikiriza mu gihe cyabo, bakagenda bikaba uruhererekane, noneho bikaba nk'umurage mbega. Nibwo byitaga ubwo n'ubuvanganzo nyemvugo. Ubwo rero ni nayo mpamvu rero muri ubuvanganzo nyemvugo nabwo bugabanyijemo ibice bingahe? Bugabanyijemo ibice bibiri. Ubwa mbere twabonye ubuvanganzo bugabanyijemo ibice bibiri. Tubona ko ubuvanganzo bugabanyijemo ibice bibiri, aho twasanze ko harimo nyandiko, tugasangamo na nyemvugo. Noneho muri nyemvugo naho dusanzemo ibice bingahe? Bibiri. Dusangamo ubuvanganzo nyabami, tugasangamo n'ubuvanganzo bwo muri rubanda. Tugiye kureba ubuvanganzo nyabami dusangamo iki, ubuvanganzo bwo muri rubanda bwo dusangamo iki. Ubuvanganzo nyabami ni iki ubwabyo? Ubundi ubuvanganzo nyabami bukubiyemo ibihangano byose by'abami, byerekeye abami ndetse n'ingoma zabo, ibitero se bagabye, abakurambere, abatware, ndetse n'imihango yose yerekeye imihango nyacyami. Ntabwo ni ibihangano byerekeye ingoma nyacyami, ari ibitero bagabye, ari abakurambere, ari abatware, ari imihango yose ibera ibwami. Ibyo byose ni ubuvanganzo nyabami. Noneho mu ngeri y'ubuvanganzo nyabami rero twavuga ko ubuvanganzo nyemvugo nyabami dusangamo
hari ibyo dusangamo nabyo. Dusangamo iki? Dusangamo ubwiru, tugasangamo ubucurabwenge, tugasangamo ibisigo by'ingabo, tugasangamo ibitekerezo by'ingabo, tugasangamo ibyivugo, tugasangamo amazina y'inka, tugasangamo indirimbo z'ingabo. Ibintu babyumvishije? Mwabyumvishije? Ubuvanganzo nyemvugo nyabami dusangamo ubwiru, tugasangamo ubucurabwenge, tugasangamo ibyivugo ibisigo nyabami, tugasangamo ibitekerezo by'ingabo, tugasangamo ibyivugo, tugasangamo amazina y'inka, tugasangamo n'indirimbo z'ingabo. Ahangaha tukaba turi kuki? Turi ku buvanganzo nyemvugo nyabami. Tugiye kureba no ubuvanganzo bwo muri rubanda ho dusangamo iki? No tugiye guta dukurikizaho. Turi ubuvanganzo bwo muri rubanda bwo dusangamo iki? Aha rero ubuvanganzo bwo muri rubanda rero ntabwo tuhatinda. Ko nyine ubuvanganzo bwo muri rubanda ho nuwo ni ibihangano, ni ubuvanganzo nyemvugo, ni ubuvanganzo bwo muri rubanda bwari bushinzwe kugira ute kurata rubanda gusa, havuyemo ingoma nyacyami. Ahangaho wenda twavuga nk'ibyivugo bisanzwe, ibyivugo by'amahombo, ibyivugo nyine, ibyivugo biriya bitoya by'iningwa, ibyivugo by'inyato, ibyivugo bishinzwe nyine kurata rubanda. Aho dushobora gusangamo amazina y'inka, yes, naho hari aho amazina y'inka yego yarashingiye ku ngoma nyacyami, ariko hano hari ubwo nyine ntabwo turi bwinjire mu mazina y'inka, ahubwo hari ibisigo, hari nk'amashumba, hari aho amahamba, amabanga, ayo magambo nyine ayo ngayo hari igihe abashumba bajyaga bayakoresha muri rubanda. Noneho tugasangamo ibyivugo, yego twabivuze. Noneho tugasangamo indirimbo za rubanda, aho baziririmbira nk'ibihozo, nyine bari kuririmbira nk'abageni. Ahangaha urumva ko nyine bitandukanye n'ibiki n'igihangano cya nyacyami cyangwa se ubuvanganzo nyemvugo nyabami. Ubwo rero tubonye ibisobanuro byose. Ahubwo reka tureke iyi video tuyigarukiriza ahangaha, ahubwo tuzaze twirebera iki iri somo tugarukiriza ahangaha, aho tuzaze twirebera ese mu buvanganzo nyandiko, urumva ko nawe twahageze, aho tuzaza dusesengura ubuvanganzo nyemvugo n'iki, ubuvanganzo nyemvugo nyabami. Nibwo tuzaheraho, tuzareba ubwiru, ubucurabwenge, turebe ibyo byose twabonye birimo, tuzagenda tubivugaho. Noneho tuzagaba tureba ubuvanganzo bwo muri rubanda bwo numva ko ntabwo bigoye, aho ubwiru n'ubucurabwenge, ubucurabwenge, ibisigo by'ingabo, indirimbo z'ingabo, amazina y'inka, aho tuzagenda tuhanyura. Ubu rero reka tugarukira ahangaha, nzaza twirebera ibyo nyine mbasezeranyije, kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Ari nako mbibutsa gukora subscribe, like and share kugira ngo nyine ndebe ko isaha n'isaha, umunsi ku munsi, igihe ku gihe muba mudukurikiye. Sawa rero ndabakunda cyane, ciao ciao.